twinjiye mu isaha ya kabiri bwakeye bute waramutse neza igitondo cyiza nizere ko wabyutse kandi witeguye akazi ku batangira akazi saa 3 rero amasaha yabajyanye rwose musigaranye iminota mike rwose yo kwitegura naho ubundi kabaye kanyura utangiye gukwepa n'umukoresha cyangwa umuha impamvu zidasobanutse ya twageze mu isaha yacu ya kabiri murabizi ko nyine turaganira ariko nanone tuba turi kumwe n'umutumirwa mumaze iminsi murimo kubona hirya no hino ubutumwa bwibutsa abanyarwanda n'abaturarwanda isuku aho turi isuku aho dutuye isuku aho tugenda ariko nanone n'isuku ku mubiri kubera iki ese abantu baba baradohotse ku isuku kubundi bavuga ngo isuku niyo soko y'ubuzima ubwo ni ukuvuga ngo isoko y'ubuzima turimo turayimenamo ibitaka turimo turayisiba turimo turasiba isoko y'ubuzima kayira kajya mu kigega byifasha bite mumerewe mute ni ukubera iki turi kumwe rero na Emma Claudine Ntirenganya ndi kumwe n'abantu Ntirenganya bombi muri studio za Radio Rwanda ariko nakiriye Emma Claudine Ntirenganya Gentile de Ntirenganya wenda bamuretse kabundetse ndabankuretse Emma waramutse neza waramutse neza ndumva nkwishimiye cyane asante sana nanjye ndishimye uzi ko ari ubwa mbere duhuye muri 2026 uzi ko bishobora kuba ari byo kandi uyu mwaka ugeze kure ariko n'ubundi byanze bikunze hari abantu muzahura rimwe mu minsi runaka azanye za filozofi ubwo none iminsi runaka nayo mirageze ahubwo nuko igeze undi mwaka waratangiye ariko nibisanzwe ariko uriyeho twawusoreje hamwe I think Emma umwaka mushya muhire twese hamwe aho utangiye neza nawe utangiye neza cyane ako kantu ka cyane kaba ari ingenzi burya ukuntu turi butangire umwaka n'ukuntu uzagenda umuntu abibonera aho yari ahagaze kuri 31 ngo iyo ndi buburare ndabimenya ngo ndabanza nkabwirirwa none wowe uko umwaka uzagenda kuri 31 ahantu buri ku itariki ya mbere bikagera iyo byagenze neza burya uba ufite icyizere gikomeye cyane gishobora kugeraho kikayoyokeramo hagati ariko nibura uba wagitangiranye byibuze waragitangiranye kuri 31 rero ngira ngo abantu twabashije kuba turi kumwe mu masangano y'umuhanda ya KCC roundabout byari ibintu byiza byari biryoshye hariya hasigaye hari amazi meza wandeka ko nayabonye mu mafoto gusa nanuvuga byaraje tekereza yuko ahubwo harya nibikina kweretse ukavuga ngo ntabwo warubizi amazi yo kuri KCC aha dore niwe wabimbwiye ariko nawe yabonye mu mavideo kuko naramuharije namubwira ayo abakuri ya nyubako yindi Simba Center atangira gusa n'ubyemeye urabyumva ko warabyemeye we nahise nkwereka video ndakubwira nti si kugira ko nzi kuhakana cyane nzana n'umutanga buhamenye ubwo rero ari amazi meza cyane ari hari ahantu yarazamukaga gahurana n'ibishashi fireworks umva ukabona ni ibintu byiza cyane noneho ukikijwe n'abantu benshi cyane hari umuziki mwiza uryoshye hari umva byari biryoshye byari byiza ariko iriya minsi mwari mutwicishije ibirori bizakomeza biriya bintu biriya bintu bizakomeza umujyi wacu ugomba kuba umujyi ushyushye twagiye tugerageza gutegura ibirori bitandukanye si inshingano zacu twenyine nk'umujyi n'ubundi abikorera basanzwe babikora ahubwo nuko natwe turi kuza ngo dushyiremo akacu ariko ubundi ni ibintu tugomba gukomeza murabizi ko twe twakoze igitaramo cy'umuco Kigali Dutarame Kigali Dutarame izakomeza mu maedisi atandukanye uzagaruke ariko umuntu wari uhari ntago yasiba yararyohewe ndabizi ahubwo utari uhari niwe tubwira ngo itaha ntizagucika reka rero tujya muri ibyo bitaramo yewe n'ibyo birori muri Kigali ishyushye dusa neza mumaze iminsi murimo muratwibutsa ngo gukaraba gukura udupapuro twatakaye utuntu nk'utwo ariko tubanze twirebere wenda ku isuku y'umubiri abantu baradohotse kuki muri iyi minsi ndimo nabona hirya no hino mutwibutsa nyaboneka isuku ubundi ikintu gikomeye cyane hari umuririmbyi umwe wakoresheje ijambo ngo ni ukujya ku myako hari igihe abajene bajya ku myako ariko ugasanga nyine hari ukuntu muri Kigali biragoye kubona umuntu ubundi wambaye nabi
cyane cyane hano hagati. Iyo utangiye kujya muri Kigali y'icyaro byo ushobora kubona abantu bambaye imyenda idafuze, ariko hano hagati abenshi ibifuze inasa neza cyane, ariko harimo ngo abayambarira ku mubiri utakarabye. Ku mubiri utakarabye wagera mu gitaramo nka kiriya twari turimo, ukajya uhita ku muntu kumva umwuka ntabwo ari mwiza, ukibaza se ni umuntu unyuzeho cyangwa bigenze gute n'ibindi bintu. Ubwo rero icyo ni ikintu gikomeye cyane kubera ko tuzi ko isuku ni isoko y'ubuzima. Buriya kwambara umwenda ufuze ariko wowe utakarabye rwose ntabwo babigihura, cyangwa se nanone ugasanga umuntu yagize ubute bwo gukaraba ahubwo agahita ashaka kwitera nk'amaparufe kugira ngo yumve yuko akuye akagenda, ahubwo noneho ubu bivanze, parufe yivanze n'icyuya cy'umuntu utakarabye, bita iyindi parufe nyine itari ikenewe, itanakunzwe. Ubwo rero kubera ko umuntu aba agomba kubyuka, hari ukubyuka ukajya mu bantu benshi, icyo ni kimwe, kugira ngo uze kunyura ahantu hose wemye, nta muntu ukwikanga, nta muntu uvuga ngo uyu muntu aratunukiye. Dusigaye dukunda gukoresha ngo ni ukuhumurira abantu nabi, ariko burya ngo ntabwo uba uhumura, uba utunukiye rwose. Hanyuma ikindi, ugafata umwana ukamwohereza ku ishuri, ugasanga wohereje umwana ku ishuri ntiyakarabye, umukarabije mu gitondo. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu abantu bagomba kumva, bakamenya ko isuku y'umuntu ku giti cye ni isuku ikomeye. Ariko mbere y'uko ukomeza, jyewe ntoze umubiri wanjye ntawoze, ngo my body my right, ibyo ugiye kuvuga. ntawoze, nkaba ntenda ndambaye, tuvuge imyenda itasa nabi, ariko umubiri wanjye sinawoze, inkweto zanjye ndazambaye ariko mu birenge ntabikarabye. Umujyi wa Kigali bareba wiki nsobanurira. Ikibazo gikomeye rero, umujyi wa Kigali twebwe turebwa n'abantu bose. Ubundi guverinoma y'u Rwanda niyo yabitekereje neza, iravuga ngo umuturage ku isonga. Impamvu ibyo ngibyo bivugwa nuko, ikindi kandi kubivuga mu Kinyarwanda hari ukuntu biba bigoye, ariko ngira ngo nibyo bivuga umuturage ku isonga. Nangiye kuvuga ngo citizen centered, ni ukuvuga ngo ubuyobozi bw'abaturage bureberera abaturage kandi bushyira abaturage imbere. Icyo biba bisobanuye rero, ubundi ubuyobozi iyo buriho, nuko hari igihe ubuyobozi tubutekereza rimwe na rimwe natwe tukagira ngo ni nk'amazi ari aho ngaho, ariko burya ubuyobozi ni abantu baba bagomba gukora inshingano bahawe. Inshingano za mbere nyamukuru ziba rukureberera buri muturage. Ni ukuvuga ngo umuturage ibyo we yananiwe kwikorera, tuba dufite inshingano zo kumwibutsa kubikora, cyangwa se tukanabimukorera aho bibaye ngombwa. Ubwo ashobora kunanirwa kubyikorera kuko adashaka kubikora, ariko ashobora no kunanirwa kubikora kuko atabifitiye ubushobozi. Muri ubwo buryo bwombi rero bihinduka nyine inshingano z'ubuyobozi. Banga inshingano z'ubuyobozi ni ukwibutsa buri muturage ngo dore ibyo wakagombye kubukora ni ibi ngibi, ariko mu gihe adashaka kubikora, ubwo ngubwo nyine tugomba gushaka uko tubigenza kugira ngo abikore, kuko ni inyungu ze, ariko ni n'inyungu za rusange. Bihinduka rero inyungu za rusange nk'uko nari maze kubivuga, kubera ko niba utakarabye wowe kandi ukaba wumva ntacyo bigutwaye, ni umubiri wawe nta kibazo, n'indwara zikomoka ku mwanda uzazirengera. Ariko numara kugira izo ndwara zikomoka ku mwanda, urajya kwivuza. Nujya kwivuza ni resources z'igihugu zitangiye kugenda, kuko byanze bikunze niba ufite mituweli, amafaranga yacu twebwe abandi dutanga mituweli nayo agiye kukugendaho. Uri kwivuza indwara z'umwanda wakagombye kuba waririnze, sibyo? Ariko noneho aho ntituhagere, uragiye winjiye muri bisi hariya Nyabugogo, bisi yose ihisinuka. Ni ukuvuga ngo abandi bose iranukiwe. Abandi bose bari muri bisi bahise banukirwa. Ntabwo urugendo bagiye kurukora neza, bagiye kurukora bari jene. Icyo gihe twebwe nk'umujyi wa Kigali bitugarukaho, kuko wa muntu azavuga ngo muri Kigali haba bisi zihumura nabi, zinuka. Ubwo bihita bitugarukaho nyine, n'ubundi bikagaruka ari twebwe turi bujye gushaka impamvu isobanura ngo ni gute ziriya bisi zigomba kugira isuku, ni gute zigomba kuba zihumura neza. Niba rero uko guhumura nabi bitaturutse ku bindi bintu biri hanze y'umuntu, niba ariko nabivuga, bikaba byaturutse kuri wa muntu waje atakarabye, urumva ko nyine igisubizo nuko wa muntu akaraba.
ubwo rero ni ikintu gikomeye cyane. mu by'ukuri uyu mubiri si uwanjye ngo nigenge. ntabwo uri uwawe ngo buriya wigenge. kwigenga k'umuntu, ubundi umuntu wabivuze neza n'uwavuze ngo kurangirira ngaho uko abandi gutangirira. uburenganzira bw'umuntu. uburenganzira bwawe burangira aho ubw'abandi butangira, kuko iyo ubwawe butangiye kubangamira ubw'abandi, ubundi ubwo ntibugikira ubwawe wenyine, uri kurengera. hanyuma Emma, hari ukuntu bajya bavuga ngo ikinyabupfura ngo ni nk'igifaransa, ntabwo ngo wakigushaje. ni gare. ni gare. aha. hanyuma se ngo ntabwo wakigira ute? ngo ntabwo wakigushaje. nyine ari hahandi ubwo bahita bagaruka ko igiti kigororwa kikiri gito. urimo kubyigisha nk'abana, urabona n'ubusanzwe nanone ubutumwa burimo buratangwa na Mineduc ku mashuri, nko mu bana birashoboka wenda. ese umuntu mukuru yarakuze, wa mugani we yamaze kumva my body my right, umubiri wanjye n'uburenganzira bwanjye, wa mugani akibagirwa ko mu gihe bwatangiye kubangamira ubw'abandi ubwo nyine butakiri ubwe wenyine. ibi ni ibintu byoroshye yuko umuntu yakwiga akuze atarigeze yibutswa ko aho agiye kujya akwiriye kugenda mu by'ukuri yiyitayeho, atari kubwe gusa ahubwo ari no kubw'abandi nanone. ubundi navuga yuko kwiga ku muntu mukuru birashoboka, kuko kwiga ntibirangira, ahubwo ni uko kwiga cyangwa se kugira ngo uhindure imyumvire ku muntu mukuru bishobora gufata igihe kinini kurusha icyo umwana muto yabimusaba. umwana muto y'uyu munsi nitugenda tukajya kubabwira ngo fresheri ku ishuri ugomba kuza wakarabye, ejo mu gitondo nutamukarabye ashobora kukubwira ati ntabwo mva ahangaha, mwarimu yambwiye ko ngomba kuza nakarabye nsa neza, yambwiye ko ngomba gutera ipasi none ntabwo nayiteye. urumva umwana we abyumva vuba, abifata vuba. mu gihe umuntu mukuru hari igihe bimusaba nyine ko yongera akabwirwa akongera akabwirwa. ariko iyo bigeze ku bantu bakuru hari n'igihe dufata n'izindi ngamba zigusunikira kuba wabyemera byanze bikunze. nubwo bwose iyo twazifashe hari igihe abantu nabo batangira kuzizamukiraho bya bindi by'uburenganzira, ariko ni inyungu za buri muntu tuba turi gushaka n'inyungu za rusange. ushobora kubyuka uyu munsi mu gitondo ukajya gushaka serivisi runaka ku buyobozi bw'akagari, umuyobozi w'akagari akabona uje wambaye imyenda isa nabi cyangwa se ujunuka, akakubwira ati subirayo ubanza ukarabe. mu muco wacu rero ntabwo abantu bajya babwizanya ukuri kuri urwo rwego. turimo turabishyiramo ingufu kugira ngo tubwizanye ukuri. tubwizanye ukuri cyane cyane ko ari inshingano zacu nk'abayobozi. ni ukuvuga ngo niba usanze nyine umuntu ugomba gukaraba atakarabye, nutabimubwira wowe ninde wundi uzajya kubimubwira? kandi ari za nshingano zawe zo kugira ngo mu mudugudu wawe, mu kagari kawe habe harimo abaturage bafite isuku. ni wowe bizatangiriraho. ariko icyo nashaka kuvuga ni uko harimo abateye intambwe yo kubikora, akabikora, ariko iyo abimubwiye ati subirayo ubanza ukarabe, aho kugira ngo abanze yumve ko koko akwiriye no gusubiraho ngo abanze akarabe, bityo ubutaha azajya ajya n'ahantu hose yakarabye, ahubwo agahita ahamagara nka bibi kuri radiyo, agahita avuga ati gitifu anyimye uburenganzira bwanjye, arananzira, ahita ashaka ukuntu avuga ati nyine sinzi ibyo dupfa, agendaho, agahita uko bahuye n'ibihe bitandukanye bahuyemo agahita bihindura bifu ikomeye. ariko mu by'ukuri ikintu abantu bagomba kumva ni icyo ngicyo, ni uko hari igihe usanga nk'ako kantu kaba koroshye cyane. umuntu ntiyabuze amazi mu by'ukuri, ntiyabuze n'isabune, kuba yabibuze byashoboka, ariko akenshi ntabwo aba yabibuze. uyu munsi abantu benshi babona amazi ku buryo bworoshye, ntabwo ari nko mu bihe bya kera. amazi rero urayafite, isabune wabashije kuyibona, ariko ukabisiga mu rugo ukagenda udakarabye. ubundi ntabwo uba ukwiriye kuba wahabwa serivisi. hari n'umuntu ukubwira ati ariko se hambere aha ko gusubira ukabanza ugakaraba mu gitondo amazi aba akonje mabyihorere. naza kujya ngucunga rero. usigaye dufite gaze, ushobora kugira kuyashyushya. ariko ikindi jedeo, birashoboka koko mu gitondo ko amazi ashobora kuba akonje, ariko ukaba nibura wenda waraye woze, sibyo? ukaba uzi kurara woze, ntibyavamo. oya, bishobora. urumva ubundi buriya ntabwo ari kimwe, hari ibintu bitandukanye. buriya kugira ngo umuntu aze kukunukira, nyakukunukira, ntabwo ari uko aba atoze mu gitondo gusa, ahubwo buriya aba agiye kumara nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu atoga.
nk'ibyo jede wari kuvuga akabyuka akavuga ati amazi arakonje, byarangiza yagera nimugoroba nabwo akaza akaryama uko uzi nguko. yuko niyo waba woze mu gitondo ugafataho ka napu ku manywa akaruhuko gatoya ugasinzira, kankubwire hari umuntu nyine binanira ko uba wumva uko byagenda ukora kose ugomba kubanza koga noneho utekereza waryamye cyane cyane ko hari n'igihe ubirana icyuya mu buriri. hanyuma Emma nashaka nanone turebe ese abatabikora abatagira isuku ku mubiri wabo, reka dufate urugero rwa minisita Dr Sabin ibyo yavuze, avuga tugasanga ibyo wanyweye birimo amasukari, ibyo wariye byose byitsimbyemo aho ngaho, urahagurutse urigendeye ukagenda unukira abantu. Uyu muntu utigiriye isuku yaba ari ugukaraba cyangwa se kugira isuku yo mu kanwa, umuntu akagusuhuza rwose wabonaga byari bimeze neza, yacunze ko nta kiri bugaragara inyuma hano, ariko isuku nyasuku ntayo yakoze ngo imboga mu menyo, sibyo? Ariko yakuvugisha ukareba hirya gato muri kakuvuga uti hato ntamukomeretsa, ukumva urashize n'ibyo wari ugiye kumusabamo serivisi cyangwa se ibyo yari aje kukubwira neza biratakaye. Uyu muntu utabikora ni ukutamenya, ni ubunebwe, arahuze. Abanyamujyi ngo ubanza bahuze bari bizi. Oya, ntabwo nibaza ko ari uguhuga. Hari excuse zimwe tujya dutanga ntajya nemera, cyangwa se impamvu z'ibintu zatumye tudakora ibintu twakagombye gukora. Hari igihe akenshi iyo ntangiye gutekereza ku muntu uvuga ngo arahuze cyane, akenshi ngiye mpita ntekereza ku mukuru w'igihugu. Mpita mvuga nti ese hari umuntu muri iki gihugu ushobora kuba ahuze kurusha perezida? biragoye. Ariko ukareba ibintu akora n'ukuntu abishyira ku murongo, n'ukuntu ibintu byose biri ku murongo, akabona n'umwanya wa siporo, akabona n'umwanya wa siporo, akabona n'umwanya wo gusoma ibintu byose twandika kuri za Twitter, akabona n'umwanya wo kubisubiza no kugira ibindi akora byose. Ubwo rero nkibaza niba uhuze, urahuze yes, ariko se wowe kuri urwo rwego uhuzeho n'abantu bahuze kukurusha bose ntago bagikaraba, babuze umwanya wo gukaraba kubera ko barahuze. Ubona rero biterwa n'ubumenyi buke. Mu yandi magambo ni imyumvire umuntu aba afite itari myiza, ibigomba no guhinduka, ukabanza ukabyumva yuko isuku ntabwo ari wowe wenyine ifitiye akamaro, wowe ku giti cyawe igufitiye akamaro gakomeye cyane, no kuba ubasha kunyura mu bandi bantu nta muntu kwikanga ni ikintu gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni nacyo umubyeyi aba agomba no gutekerereza umwana we. Buriya byaba bigoye ko umwana wawe utuma atangira kuvugwa n'abandi bana, nk'uko bavugaga ngo abantu bakuru bo arakwinuka akareba hirya ntanabikubwire, ariko abana batoya ku ishuri bo baravuga, bahita bavuga bati ntabwo tumwicara iruhande, mwarimu mushyire hirya aranuka. Ibaza umwana wawe batangiye kugenda bamushyira mu kato ngo aranuka. Ibyo ngibyo uba ugomba kumva ko umwana wawe utangiye gutuma kwagukurana icyizere no confidence ni iki? Kwigirira icyizere bitangira birashira, ariko no ku muntu mukuru nabwo nuko. Iyo uzi kuri bunyura ahantu hari ibintu uri kwijanaho, buriya hari ukuntu uba utifitiye icyizere cyuzuye. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Burya isuku itangira ku bintu byose, ariko ikazagera no muri utwo ngutwo tundi twakwita ngo dusa n'ahari duto duto, ariko dukora umuntu kandi tugakora umuntu ukomeye. Twari turi ku isuku y'umubiri, ariko reka tuvuge no ku isuku y'ahantu nka rusange. Ubwiherero, mu muhanda aho abantu bagenda, muri za gare, bisi wigeze kuvuga, bisi zo usanga harimo ibintu byinshi bigiye bimeze nk'aho abantu amacupa y'amazi, hari n'umuntu ukubwira uti niba ari agacupa k'amazi gashyiraho ngo baraza kugakubura, ugasanga muri bisi turuzuye. Ubwo reka wenda duhera aho ngaho aho abantu bahurira nko muri za transport na gare n'ibiki. Mu by'ukuri ahantu abantu bahurira, ubona ko mu Rwanda tumaze igihe turwana ku isuku yaho, kandi twe twarabashije kuyigeraho kuko n'amahanga arayivuga. Ariko usanga turi turadohoka ku buryo navuga ngo bisaba inzego z'ibanze imbaraga nyinshi kugira ngo ya suku ikomeze kuba isuku. Mu gihe iyo twese tuba twarahinduye imyumvire nyakuyihindura, bitakabaye bidusaba izo mbaraga zose. Bidusaba baba mama beza bakubura mu gitondo, bibasaba imbaraga nyinshi kugira ngo baze nyine gukubura ahantu hose baharangize, kandi iyo batarahakubura ukahanyura uhita ubibona. Ni ukuvuga ngo abantu
bagaruye cya kintu cyo kuvuga ngo arata agacupa habonye arata agacupa habonye niba ari muri gare nka gutyo ugasanga umwana wamuhaye za biswi amaze kuzirya ariko ukibagirwa ko ka gashishwa ka biswi ntabwo uri buhite ugata ahantu ubonye, ntabwo ugata aho muhagaze muri gare, ahubwo wakabaye ujya gushaka puberi cyangwa se ukanagashyira muri iyo sakoshi yawe nyine. Nkunda kuvuga ngo aho warubitse biswi hagiye iki? Niba umwana arangije kuyirya ko mbere y'uko ayirya wari uyibitse, aho wari uyibitse hagiye iki? Ashyire umwanda mu gakapu. Burya uri kubyita umwanda nyine, nibyo ni ukubera ko hashizemo biswi, ariko icyo gifu ako gashashi gapfunyitse iyo biswi mbere y'uko biswi ishiramo ntabwo kari umwanda, wari ukabitse nyine, wari ukabikanye na biswi zishizemo. Rero ni kimwe n'agacupa k'amazi, ni kimwe n'agacupa ka energy drink, ni kimwe n'agacupa k'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mbere y'uko ibyo wowe wari ukeneye bishiramo wari ugatwaye mu ntoki wenda, cyangwa se wari ugafite mu isakoshi, cyangwa wari ugafite ahandi. Ni ngombwa rero kumva ko ahubwo noneho bwa buremere bwanagabanyutse kuko hari ibyavuyemo. Ubu kugatwara biroroshye, kuba bishyize ku rundi rwego. Hari igihe umuntu yibaza ngo kuki nko muri bisi hatari turiya dutebo bashyiramo imyanda kubera iki? turabishishikaza ko twakabaye dushyirwamo, ndetse usanga ahantu muri bisi henshi niyo hataba hari umwanda ukomeye, ariko utuntu tudushikarete twometse ku ntebe usanga umuntu agiye kukwicaraho, utuntu nk'utwo tundi. Ni ukuvuga ngo puberi turabishishikaza pe ko zijya muri bisi, ariko nta nubwo ari excuse yuko wafata ya shikarete ukayishyira ku ntebe. Ndibaza umuntu ufata shikarete akayomeka ku ntebe niyo haba harimo puberi n'ubundi byarangira yibagiwe. Umuntu ugenda muri bisi muri Kigali utarahura n'agashikarete kometse ku ntebe yarangira yibagiwe, n'ubundi akaba ari hayishyira, kandi na puberi ari kuyireba hariya akibagirwa. Ni ibintu biba by'umwanda nyine biba byaragiye mu muntu, rimwe na rimwe akagira akanibagirwa ko icyo kintu ari umwanda. Hanyuma Sema, utekereza ko uku kudohoka guturutse kuki? Kubera ko ubusanzwe umuntu niyo afite n'agacupa, cyangwa se reka tureka n'agacupa, agacupa ko ni ikintu gikomeye, kuba wakarekura ukagata ahantu hatari muri puberi, ubundi ntekereza ko ubundi byamaze no kwifata byiyomeka nko ku bwonko bw'umunyamujyi cyangwa se bw'umunyarwanda, kuko niyo ari no mu ntara ushobora kuba uri mu muhanda ugenda ukabona wenda uducupa twabaye twinshi, ariko ukumva ukeneye kuza kugera ahantu aho ugiye ukadushyira muri puberi yawe. Uku kudohoka rero hashobora kuboneka bake, bamwe na bamwe bashobora kuba barekura ako gacupa, bashobora kuba barekura ako gashishwa. Ubusanzwe umuntu aba afite na serviette, aka gapapuro ko kwihanagura, yamara kugakoresha kumva neza intoki zananiwe kuba zakarekura. Uku kudohoka rero kwa bamwe kwaba kurimo kuraturuka kukiza? Ubundi biba bivuga ngo imyumvire yawe ntabwo yahindutse. Wakoze ibintu kubera ko hari amaso ari kukureba, wakoze ibintu kubera yuko hari abari kuguca amande. Urabizi ko ubundi mu mujyi wa Kigali ibikorwa by'umwanda, ibyo ngibyo byose, gucira hasi, kwihagarika, guta agacupa mu muhanda, ubundi ibyo byose ushobora gucibwa amande y'ibihumbi 10. Ni amande yemejwe n'inama njyanama, ni ibintu bimaze igihe. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose, kwa kundi ujya wumva ukumva batangiye kuvuga ngo hari abantu ngo bafashe ngo bari ku murenge ngo bari kubaca amande ngo bayabuze. Hari igihe baba bayabuze cyangwa barimo no kwanga kuyatanga kuko areba ikintu akoze, akibaza ukuntu agiye kugitangira ayo mafaranga, akumva biri kumucanga agahitamo kumera nk'aho ntayafite. Ariko mu by'ukuri icyo ngicyo iyo kimubayeho, nibura ubutaha aravuga ati ntabwo nongera, kubera ko ibihumbi 10 byo guta agacupa ntabwo nabibona. Ariko urumva yanze kugata hasi kubera ibihumbi 10 ari gutekereza, ntabwo yanze kugata hasi kubera ko ari gutekereza ko atagomba kubikora, ko ari umwanda. Iyo rero iyo myumvire itarahinduka, wa muntu rero wamaze guhindura imyumvire, ni uwo nguwo uzabona nyine uvuga ati ibintu ntabwo nabikora, ntabwo bibaho. Noneho iyo byamaze no kukujyamo, niyo nta muntu uri kukureba, uramutse ushatse no kubikora wabanza ugakebaguza, ushaka guhita uvugutse hagize n'umuntu uri kumbona nkora ibi bintu, kubera ko kuri wowe uba wumva ari ikintu kibi cyane. Iyo kitarakujyamo rero ntabwo bikunda. Ariko unyemereye ngaruke gato kuri ibyo by'imodoka. Ubundi guta umwanda mu modoka za rusange rwose byo nyine ubyumve ko ahantu hari abantu benshi, iyo ufashe ikintu ukagitaha
ahantu abandi bantu bashobora kuba bari bakureba banyura rwose uri kubajena icyo ngicyo wakagombye kucyumva. Ni nayo mpamvu umuntu avuga ngo ni nayo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nyine komeza ubike aho wari ubitse biba byiza kurushaho. Ariko nashaka kugaruka ku bantu bari mu modoka zabo. Uriya mu modoka yawe aho kugira ngo ufungure ikirahuri uti ikintu hanze y'imodoka yawe wakirambika mu modoka yawe. Iyo modoka yawe ubwo wakabaye warashyizemo nk'akamverope ushobora kuzajya ushyiramo ibintu by'imyanda mu gihe utaragera aho ujya niba ugiye mu rugendo rw'ahantu kure, cyangwa se ukaba wanabirambikamo kubera ko uzi ko iyo modoka yawe numara kuyivamo hari abaza kuyikora nyine barayitunganya, cyangwa se nawe ubwawe niwo uyikorera ukayitunganya. Wageze mu rugo, wageze aho uparika, noneho bya bintu ubikuyemo neza ubijyanye muri pubera habugenewe. Ariko gufungura ikirahuri ugata ikintu mu muhanda nyabagendwa, mu by'ukuri uba uri gutekereza, tuvuga ugeze mu makorosi ya za Karambi hahandi Gedewo yavugaga ngo yambukaga yirukanga. Umaze kuharenga ugeze muri ya makorosi hirya iyo ngiyo, ufunga ikirahure uteye ikintu mu muhanda, mu by'ukuri hari ahantu bawumva ari inde muntu uri buze kuza kugikuraho. Mbega ubundi kigomba gukurwaho n'undi. Noneho mu by'ukuri kubera icyo umuhanda wasaga neza ukaba ushaka kuwanduza, kuki utari kuwunyuramo ngo usige uko wawusanze. Ntihabona hari abantu bandi bahari se nyine aho hantu hatari abantu ni naho hakomeye cyane. Noneho ahantu hatari abantu ushyizeho imyanda, n'undi ashyireho imyanda. Akenshi uragafata ako kajugunya mu ishyamba, wajugunya muri rigore, wajugunya mu ishyamba. Murabizi aho ngaho tuba tugarutse muri plastique igiye mu butaka kandi ntibora. Ni bya bindi imvura izagwa igakushumura, yamara gukushumura igatwara muri ya rigore, za rigore zikaziba, amazi agatangira guca imihanda. Ntuhatuye ari kuzakenera kongera kuhanyura, cyangwa se wenda hazaba hariyo na bene wanyu ntawamenya. Cyane cyane ko usanga u Rwanda na ndi umunyarwanda muri rusange usanga twese turi bene wabo wundi muntu. Ni ikintu gikomeye cyane rero umuntu aba agomba kumva, cyane cyane noneho aho bikanagaruka no gukunda igihugu. Igihugu cyawe ugikunda, ntabwo ushobora gutekereza ngo kubera ko ngo ngeze ngo za Nyamagabe ngo iby'i Kigali ngo ndi uw'i Kigali ngo na Nyamagabe mpanyuze nigendera ngo ibyaho ntibindeba. Oya, birakureba. Hari ingingo umukuru w'igihugu yagiye ababaza kenshi gashoboka. Si imwe, ariko reka mvuga urugero rumwe rw'ibintu yagiye ababaza kenshi karenze rimwe, k'iyi mihanda myiza yubakwa, ariko ugasanga kubera ko umuhanda wubatswe hepfo no haruguru bazakenera kubaka, abantu barimo barubaka, ariko umuhanda ugahora wanduye kubera ko ucamo amakamyo atwaye ibitaka, umucanga, amabuye n'ibindi nk'ibyo. Ko mu mujyi wa Kigali abantu bongeye kubibona byinshi. Urimo kubivuga mpita nibuka, ndimo ndashaka umuhanda ejo naciyemo igikamyo kindi imbere kigenda gishyizwamo. Ubundi twari tunazi ko ayo makamyo yanduza imihanda bari nko mu nkengero nka za hehese. Buriya rero ibeshye uhavuga ndaharetse. Buriya rero nuko wenda ubu nitwaye bitanagukundira ko ufotora agaplake k'icyo gikamyo kiri kugenda kimena ibitaka. Ariko ubundi nka kariya agaplake katugezeho biba ari ikintu cyiza cyane, kuko amabwiriza ya ziriya modoka zipakira ibitaka n'ibindi bintu bitandukanye zigomba gupakira ku buryo zidasendereza ngo ibintu bigende bimeneka mu muhanda. Ni inshingano. Iyo yari ivuye kubimena ariko urebye bitashizemo, ibyasigayemo bigenda bisubira mu muhanda. Yego, noneho na ba bantu barimo gukoresha ibyo bikamyo ibyo ngibyo baba bafite n'inshingano zo kuza, ubundi nibo bakagombye gusukura iriya mihanda yaho ibikamyo biri kunyura. Niba muri gahunda yawe, shansiye yawe igomba gutangira ugiye gutangira kumena ibitaka, niyo revu ugezeho, kandi iki gikamyo hari aho cyinjirira mu muhanda, icyo gihe nyine aho hantu ubundi wakabaye ugomba kuhasukura. Turabikurikirana rero ubwo, kuko iyo utahasukuye nyine bihinduka inshingano zacu z'umujyi. Ni twebwe dufite inshingano noneho yo kujya gusukura ahantu bya bikamyo byanyuze byangije, ariko ubundi ba nyiri ibikamyo nibo batagomba. Ni na hahandi tuvuga ngo ba nyiri ibibanza, ba nyiri amashansiye. Ba nyiri amashansiye hari ba nyiri amashansiye
ariko hari n'ababitwaye kubera ko nyiri shansi ubundi nta n'ubwo uzapakira ahari. Akenshi upakira atanahari. Ariko noneho wa mushoferi nawe ugitwaye arabizi yuko ni nawe uri bubibone ko kiri kugenda kimena, ni nawe wagatanze iyo raporo yo kuvuga ngo hari ahantu nyine byahamenetse hagira ujya kuhakora isuku. Hari akandi kantu njya mbona, urabona abantu bakura imyanda mu ngo bajya kuyimena, mbere y'uko imodoka iza kuyitwara banza kuyikusanyiriza ahantu hamwe, ugasanga bafashe nk'ikaritsiye yose imyanda yaho bayivanye bayishyize ahantu ku muhanda hamwe. Were wakorera imodoka itinde kuza, imvura iraguye, iyo myanda rwose mbere y'uko ijya kumenwa ibirunza ahantu runaka imodoka iyisanga. Biriya bintu byo mubivugaho iki? Usibye n'ibyo reka nkongereho n'akandi, hari n'igihe batayihuriza hamwe buri rugo rukayisohora. Hari abantu bagenda muri karitsiye rero usanga nyine bahita bajyamo muri ya mifuka, barabisanza barimo sinzi ibintu baba barimo gushakamo. Ubwo amaboro n'uducupa tuba turimo. Hari igihe babisanza gutyo ugasanga ku rugo rumwe ingo nk'eshanu zose birasanjije bimeze nabi gutyo, noneho imvura yibeshya nayo igwe bindi ibyo wa mugani. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu byose tugomba gukomeza gutekereza tukanamenya n'uburyo tubikora neza. Twebwe nk'umujyi wa Kigali tugerageza gutanga urugero turutangira kuri ziriya nyubako tugenda twubaka. Niba ntanze urugero nko kuri Mpazi, buriya hariya kuri Mpazi abaturage baba bafite ahantu habugenewe hubatse hanatwikiriye bagomba gushyira imyanda. Twe twagerageje ahubwo no gushyiramo ikoranabuhanga ku buryo aho hantu icyo kintu kimeze nka kontineri barundamo imyanda iyo cyuzuye gitanga sinye ku bagomba kuza kubitwara. Niba nicaye mu biro ahantu runaka nkamenya ngo iyi kontineri irundwamo imyanda kuri Mpazi yuzuye, mugahita mujya kubitwara. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga ni uko ni uburyo bwo gutwara imyanda twagiye dutangira dusa naho twiyeranja, ariko igihe kirageze yuko dutangira kumenya ngo tubikore gutyo mu buryo nabyo bidateza umwanda. Kuko hari igihe usanga nyine turashaka gutwara imyanda tuyikize mu ngo, ariko ugasanga n'ubundi mu buryo bwo kwitwara turi guteza umwanda nanone. Ingo nabwo bikagenda bitandukana bitewe n'imirenge, kuko buri kampani itwara imyanda n'umurenge baba baganiriye bakamenya uburyo bazajya bagenda babitwara. Harimo abo usanga babigumisha mu rugo, nubwo akenshi biterwa na karitsiye, ugasanga hari karitsiye kugira ngo ukomange ku gipangu babwire ngo nibasohore imyanda bigoye, ariko ubundi twebwe duprefera icyiza yuko byaguma imbere y'igipangu kurusha ko wajya kubitwara ku muhanda. Noneho ababitwara bakaza buri rugo rubisohora ari uko ya modoka ihageze. Icyo gihe nibwo bidahinduka umwanda. Ariko namwe mwibaze iyo ingo 1000 zisohoye imyanda hanze, byonyine niyo mwavuga ngo ya modoka yatangiye kubitwara mwese mwabisohoreye rimwe, tuvuge ngo barababwiye ngo mubisohora saa 12 n'urugero. Saa 12 murabisohoye, ya modoka itangiye gutwara imyanda ku rugo rwa mbere saa 12 izagera ku rugo rw'igihumbi ryari. Byanze bikunze ya myanda izaba yatangiye kunuka. Noneho nk'uko wari ubivuze, imvura nitangira kugwamo bizaba bihindutse ibindi bibazo. Ubwo rero uburyo bwakagombye kuba ubwemewe, ubundi bwakagombye kuba ari bubiri. Ubwa mbere ni uko biba biri mu ngo bitahavuye, bikahava ari uko abantu bahageze bagenda kuri buri gipangu mubisohora bahari, cyangwa se ubwa kabiri bukaba ari uko muri buri sibo cyangwa se umudugudu mufite ahantu mukusanyiriza imyanda habugenewe hubatse kandi hasakaye. Icyo gihe aho hantu akaba ariho baza bagafata ya myanda nyine mwakusanyirije. Bitabaye ibyo ngibyo birangira nyine igihe cyo gufata ya myanda ngo itwarwe gihinduka igihe cy'umwanda. Ni naho uzasanga abantu benshi barimo gufata amafoto, bamwe na bamwe barafata amafoto bagahita bayashyira kuri X ngo bari kwerekana ngo abantu ngo ntibagitwara imyanda, kandi mu by'ukuri ishobora kuba ari ya myanda nyine yashyizweho mu gitondo batarageraho, bari buze kugeraho nka nimugoroba, cyangwa yashyizweho nimugoroba ariko imodoka wenda yagize na pane bazayigera hejo. Urumva aho hagati ugasanga umuntu arayifoto yayishyize kuri X, ari amafoto y'umwanda. Mu by'ukuri njye mba mbona posite y'umuntu nayo yahindutse umwanda. Reka nkubaze akantu umuntu atwunganiye, isuku y'abantu ku giti cyabo, abamotari burya uyu muntu arabareze, imyenda bambara myinshi ku zuba ishyushye, kasike zabo na moto ubwazo ngo ntabwo bijyanye n'umujyi.
harimo ngo abatarasobanuka neza. ubundi uko abivuga mu bantu dukeneye isuku yo ku rwego rwo hejuru harimo abamotari. Abamotari kasike ngo zima akantu k'agahuyu rwose. dufite abamotari bafite isuku pe tunashima cyane bakwiriye no kubera abandi urugero, ariko noneho dufite abandi benshi kandi nibo benshi bafite umwanda pe. hahandi umuntu aguhereza kasike ugahita wibaza se ubundi yambara ndabigenza gute, ubundi ugomba kujya kuri moto witsamuye, cyangwa se wajya kumwicara inyuma ukavuga se uyu muntu ndamwicara inyuma arantwara biragenda gute. ni nabyo dukunda kwibutsa abamotari tukababwira ngo none se urabizi ko burya hari abagenzi ubura kubera umwanda wawe. buriya moto ishobora kuza yakugeraho wamureba ugahita uvuga uti ntabwo ntega kandi wategaga kubera ukuntu uyibonye, singenda ugahita umubwira ngo ushakira undi kandi uri ku akiri muhanda hafi aho ugahita ubona ufashe inyuma ye. yego. icyo rero ni ikintu gikomeye cyane abamotari bagomba kumva, kandi nk'uko uwo muntu abivuze buriya hari ikintu gikomeye cyitwa isuku ya kasike. buriya isuku ya kasike irakomeye, yenda kumera nk'isuku y'imodoka. wari wabona umuntu witwa ko yatunganyije imodoka ye yayogeje, ariko kubera ko itabashije kumuka neza ibi ofete birangira iranuka pe. na kasike rero niko imeze. ni ukuvuga ngo iriya kasike kubera na ririya pamba ririmo, kuvuga ngo wayogeje gusa ntabwo bihagije. ese yumutse neza cyangwa se wayikoreye isuku mu bundi buryo butandukanye butuma yumuka neza ukayijyana nyine itanuka. kuko ushobora kuba uvuga ngo ngenda yifura narayifuze, ariko ugasanga ugera mu rugo nimugoroba ukayifura ukayishyira ukayijandika mu mazi mu gitondo. abantu barakibuka akanozasukura akanozasuku ntabwo nibaza ko abantu bakibyibuka, cyakora abantu bagerageza kubyibuka bamwe na bamwe ni abamama barakitwaza udutambaro, nibura ubona bashyizemo udutambaro. ariko kari agatambaro ni ingenzi pe, ni ingenzi kaguhisha byinshi. ubwo rero turacyakomeza gushishikariza abamotari rwose ko bagomba kubyumva. ejo bundi mu biro nari ndi kumwe n'umuntu wari urimo ambwira igitekerezo cyiza bagize cyo gusukura amakasike, kugira ngo ni ibintu tuzakomeza kuganiraho tukareba uburyo bishobora kugenda, niba ari n'ibintu umuntu ashobora gushishikaza ku rwego runini. ariko isuku ya kasike yo abamotari bagomba kumva ko ikenewe cyane cyane, isuku yabo ku giti cyabo, imyenda bambaye, wabize ibyuya mu mutwe bakamukuramo, bayiha undi urwaye ibihushi ukuramo, hari ufite ise nawe ukaza ugakubisemo rwa ruhurirane rwose. nanjye ko ngo n'urwaye uburoro barya uburoro n'ubw'inkoko urwaye indwara nyinshi cyane. turakubagana mu buzima. anyway Emma, dusoza ubutumwa murakomeza gutangwa birumvikana, kandi mu nzego zose nkurikije uko umuntu aba arimo gukomeza agenda abibona uratangwa pe. umuntu ku giti cye rero we akora iki? nahoze ndimo ndabona hari umuntu nasomye post ye kuri X arimo kuvuga ukuntu ngo yabwiye mugenzi we bakorana ati nyaboneka rwose wagiye ukoresha kantu kagerageza kuguhumuza cyangwa se ukarwanya icyo cyuya. undi aba arirukanze no kwa manager ati ngewe rwose uyu muntu aramparasinga. manager ati bigenze bitese, ati arambwiye ngo ndamunukira. ahubwo yagize neza, maze iminsi nibaza ukuntu nzabikubwira byaranyobeye. umuntu ku giti cye we akwiriye gukora iki kugira ngo n'ubundi dukomereze muri ya gahunda yo kuvuga ngo mbi ijisho rya mugenzi wanjye? urakoze cyane. mu minsi ishize hari Rwanda Revenue Authority yari ifite insanganyamatsiko yavugaga ngo kora uruhare rwawe. twari turimo twakunze kuyibazaho tuvuga ngo ese ni Ikinyarwanda hari ukuntu utranslating Icyongereza bararukora bararugira. hari igihe ushyira Icyongereza mu Kinyarwanda ugashiduka wavuze ibitavugwa. ariko none kubera kubyibazaho cyane yarambwiye ngo byose biremewe, kubera kubyibazaho cyane nanjye byangiyemo ngo kora uruhare rwawe. ariko ni ukurugira, ndibaza ni ukugira uruhare. buri muntu wese akoze uruhare rwe, ashyizeho uruhare rwe cyangwa agakora ibyo agomba gukora, isuku yahinduka rusange mu buryo bworoshye. ikintu rero ndibusaba umuntu ku giti cye ni ugukora ibyo agomba gukora. ibyo ugomba gukora ni ibihe nk'umuntu ku giti cye? ibyo ugomba gukora ni kwa gukaraba buri munsi, ugakaraba neza, ukambara imyenda ifuze, ukajya mu bantu wiyizeye, waborosheje, ibintu byose
bimeze neza. Hanyuma ntabwo ujya uta imyanda aho ubonye, ntabwo ujya uta imyanda ahantu hatabugenewe. Niba umaze kunywa amazi ntabwo ushobora guta agacupa mu muhanda, ntabwo ushobora gufungura ikirahure cy'imodoka yawe ngo ute mu muhanda. Ibyo ngibyo bizadufasha bwa bwiherero bujyamo ukabusiga uko wabusanze kuko wasanze busukuye, abana bawe urabasukura. Ibyo nubikora ni ukuri twese tuzagira isuku kandi umujyi wacu uzahora ukeye. n'uwo wumviseho ikibazo mubwire mu buryo bwiza. Yego. Emma urakoze cyane. Ibyo ari byo byose nanone twongeye kumva n'ikindi gihe tuzongera tubatumire. Murakoze cyane. Thank you so much.